maximum respect kuri wowe wabanye natwe umunsi ku munsi. Ndashimira buri muntu wese wavuze ati Pora ntabwo nzakuvaho, Pora nzakunambaho. Ni ukuri n'iby'agaciro kandi n'iby'igikundiro. Ndabakunda cyane kandi mbahuza ku mutima. Wowe utuye mu burasirazuba, wowe utuye mu burengerazuba, wowe utuye mu majyepfo ndetse no mu majyaruguru, umujyi wa Kigali, namwe I love you so much, ndetse ntibagiwe n'intara ya gatandatu y'abadiaspora. Ndabakunda, mbitayeho kandi muharanira icyatuma muhora mugira ibyishimo umunsi ku wundi. Nta kindi usabwa rero, make subscribe on our channel, make subscribe on our channel, make subscribe on our channel, cause that's not my channel, it's our channel. Ni channel yacu, ni imwe rukumbi izakugezaho imyidagaduro, ni imwe rukumbi izakugezaho showbiz, ni imwe rukumbi izakugezaho amakuru utasanga ahandi. Ndatangira mbabwira ni se abantu bakumbuye iyi view background yacu ni bande, ndabashaka muri comment. Nagarutse, so murabona yuko ntameze neza, nta naswaga za dane mfite kubera yuko ntabwo ibyishimo byanjye murimo kubyimprovinga. Impamvu ni iyi, mutemo kubyimprovinga. Nakoze iyi channel nzi neza ko muzantera ingabo mu bitugu, bitewe nuko nabaye iyi channel niyo ngomba guhambukira nkavuga agahinda kanjye, nkamagana abandi bajene nabo bakavuga agahinda kabo. None ntago mu kuntera ingabo mu bitugu. Birambabaje cyane kuno ntasiba gukora umunsi ku munsi make y'ikiganiro, umunsi ku munsi ajya babaje ikiganiro, ariko na n'ubu sub 500 zikazitemo kuzura. Harabura iki? Sabu nta kindi bisaba, nta kindi bisaba, nuko akunda ibyo dukora kandi ngerageza kubahereza ibisabwa. Tugarukanye ikire, nta kindi tugarukanye, nuko ngo umwaka urarangiye. Ese ko umwaka urangiye ukaba utarapfuka uri muzima, ibintu bikaba ari amahoro, ibyo wahize kugeraho ubigezeho? Question mark. Kabazo kabiri, ese ko umwaka urangiye ukaba usize utarwaye, iterambere warateganyije wararibonye? Question mark. Ese ko umwaka urangiye ukaba usize utagize ibyago wenda bindi, abo mwe mufitanye ibibazo mwarabikemuye? Back in days najyaga mbwira abantu, nahoze mbwira abantu ndabona umwaka uzajya nk'amezi 72, ariko ko bwije nuko bukirimo kugenda urangira twereka ko urimo kurangira. Ariko ndifuza buri muntu wese ko uyu mwaka warangira abohokanye n'uwo bafitanye ikibazo. Ndifuza buri muntu wese ko umwaka warangira iterambere atagezeho niba avuga ati hari ikize cyo ngiye kurigeraho. Ndihanganisha abo umwaka utagendeye neza, barimo pe. Nk'uyu mwana w'umuhungu uyu mwaka urangiye, ubwambure bwe bugiye ku mbuga nkoranyambaga, ni ikibazo buriya gikomeye, araraburije. Nka Billy Ruzima uyu mwaka urangiye bigenze kuriya. Sofa ni mwihangane, ariko duharaniye guhinduka tubabeza kurushaho, kuruta uko isi twayisanze tuyigenziza cyane kurutaho. Nababwiye ngo njye ntabwo nzaheza, ntabwo nagenda nagarutse kuri iyi entertainment music cyane, kandi nacyo gisata mbarizwamo cyane. Nje kurabura abahanzi bagenzi banjye, mbibutsa ko ku isi nta birenze. Ibyo nabimbye mu ndimbo yitwa Bitugeraho. Ku isi nta birenze, cause umuntu araza akavuka, agakura, akabaho, akiga cyangwa ntiyige, igihe kikagera agashaka, igihe kikagera agasaza, akagendera ku kabando. Nubona umusaza agendera ku kabando ntuzamuseke, ahubwo uzamutera ingabo mu bitugu. Nubona umukecuru agendera ku kabando ntuzamuseke, uzamutera ingabo mu bitugu, kubera yuko nta gahora gahanze n'umusozi ugera ngaho kariduka. So rero abahanzi bagenzi banjye, ushobora kuba wakemvayitinga ati nyaboneka duhuze imbaraga tujye akantu dukora, ukabona azamuye ibiciro. Guys, ntabwo ari sawa. Mu Rwanda turi uburere 30, already dufite miliyoni 14 zishyira n'eshanu z'abaturage. Abakoresha internet ubushakashatsi buvuga ko batengeje miliyoni 3 n'igice. Abandi ikindi gisata ni icy'abaturage basanzwe,
abandi n'abana, ariko nabwo ni internet ikoreshwa n'abantu ahanini ni urubyiruko. Urumva internet imwe irakoreshwa n'abantu utanaka n'igihumbi ngakiguhe ko n'icyo abonye akigura mega. Niba ukunzwe n'umuntu utagusayidira mu kibazo runaka ukaba wakikocora ku muntu nkanjye wanatera na 5 nkayaguha, uri mu buyobe. Ako ngako nkagezeho clear. Wenda nzagaruka nzabisasana neza ukuntu ninjiye muri uyu muziki n'igihe nkumazemo nabona huye nabo nzagenda mentioninga izina rimwe kuri rindi. Kandi muzasanga ibyo mbabwira ari ukuri. Twagiye tugeze kwa producer. Sinzi icyaza producer mufite men. None umunsi maje kwakira abana barimo kuvuga ko bababajwe namwe. Mwakoze ibintu nkuko mwabyiyemeje. Nkuko mwabihamagariwe. Bibatwaye iki? By the way, cameraman azi kumfasha iminota niba 10 ambwire, ntabwo nshaka kuza gutinda imbere ya kamera cyane kwa ko hari igihe mba numva ngiye nta kintu navuga tu, ariko umutima ukamatiza ngo vuga. Already public dufite mu Rwanda ntabwo irahaza umuntu. Ugasanga umuntu ahitinze mu burere 10 yigize igitangaza ngo ni ngiye uvuga bikumvikana, ngo ni ngiye ukuronka shyiraho wowe urakuraho ibiki urashyiraho ibiki ko ntabyo mukora bidasanzwe rwose ko byahoze bikorwa. Rero nibijya ku gitabo cyanjye ngewe nzababwiza ukuri bibiko byakabaye. Muzagende mwese kuruke babana bavutse 2 3 2 5 gicyo gene ndi mukuna arigaga, nabonye kuntu ikibuga cyahindutse, nabonye kuntu game yaje, nta birenze nta creativity mwari mwakora muri uru ruganda ruzatuma mufata umuntu ukamufata nk'ibintu biraho ngaho. Urumva wowe uzi neza ko igihe bagize umupeti yakugenye, menye neza ko nta kintu urakora, ibyo mukora byose byahozeho. Muzajye muhobagiza abana bavutse za 2007 2008, ngiye iyo myaka narayirenze bro. 2008 nendi mukuru narigaga, nendi hafi kwangiza primaire. Ntacyo nazi rero, kandi abantu twagizweho n'ingaruka n'ibyabaye 94. Nagira ngo mbamenyeshe ko twatangiye kwiga turi bakuru. Utumva ngo nengeye kurangiza primaire umfate nk'akana kangiza primaire gafite imyaka 10 11. Iyo myaka nayo nyirengeje. Nzi kuno umuziki hajemo l'évolution. Nzi kuno umuziki wakuze. Nzaba kwire guhabwa indabyo muri ibi bintu. Sibyo wo kuza uturimbo 3 4 ugize amahirwe ahitinzemo kamwe ngo uri producer ureza gatuza wirega gatuza. Mbibutsa buri munsi ko turi ku isi iminsi yonyine wibyimba kubyimba si sawa. Ya feeling ibikorwa byawe urabyemerewe, it's achievement of course, ariko noneho menya ko ibyo ukora hari abandi babibanje. Dr. Jack yaje aratwikavaho acaragenda arapfa. Urumva Junior Multi System yaraje arakora turamubona arapfa. Ripi muri music yaraje n'abakandagira abantu ari he? Yenekeje ibyo bintu ngiye numva sinzi man. Guys, mureke tworoherane. Umva mureke tworoherane. Nibyo njyambwira abasani bagenzi banjye. Rafiki yaraje akajya byina abafana bakamusama ari he? Elion Victory yaraje akora hit za 2010 ndabyibuka. Ari he? Cameraman ntuza gupfuka iyo mikoro. Ari he? Guys, mwite tugasenya umugozi umwe. Mbibutse se nabandi ubusajya ngo hari umuntu warushe Miss Jojo guhitinga. Ari hehe? Miss Chanels abenshi mubibutse ko mbavuze. Ubusari umuntu warushije Fulgence warembye nsangu nyegere. Wabuze ibintu iyo ndimbo yakoze 2007 mwamubizi. Ubusari umuntu warushije bita Victoire warembye ikinyanga cy'urukundo. Iyo ndimbo muzi ibyo yakoze. Men ukuze hit rwose
shamani hari abantu bakwirinda byo muri ibi bintu bakoze hiti bagakora hiti televiziyo itari bumukine ariko ugasanga hepfo mu cyaro abaturage barimo baramwumva urumva njyewe ntabwo mba ngatsinda gushotora ariko mba ngira ngo mbibutse ko nta kintu mwari mwakora gikonveke mapora no way no njye ndi mukuru muri iyi game ndakuze ibyo nabonye narabibonye nasanze nta mukiri ubyina nabi reka nshaka amafaranga namwe mushake hiti n'ubundi meze ibiganiro byo kugira ngo dure ukuntu twafatanye imirambo ya rusake tuyihekenye nanjye nzayicaraho kubera ibyo nzakora muri uruganda cyangwa ibyo ndimo gukora muri uruganda ariko nta kintu mwe mwakora cyatuma umuntu uhamagara umuntu ngo ese bro ko numva ndashaka kuki umuntu kuguza umuntu amafaranga se mute okay bo mumbabarire nakwishye reaction zitari nziza ariko hari ibintu nibuka muri uruganda nkumva ubwanjye ngewe sinzi I don't know where it is or it is bro hey iyo ndebye Amag the Black kunema gukora indirimbo ntigenda views 5,000 hari aba fireman ariko ntari bitu muzemera twapfuye ntari bi gusa imyandi zadukumburo abakoze babakoze ntago ibi ngibi nuko ari mu guhamba imbwa ibi ndimo ndakora ndimo ndabibutsa ko ubwo ndabwira abasani bakiyemera wirega gatuza bro urarega gatuza nari 10,000 ufite kuri bomo Nkunjya nkarabura aba producer mwirega gatuza urarega gatuza utagera ubushobozi bugwa sound kadi calm down please calm down dukeneye impinduka muri ibi bintu dukeneye gusenyera umugozi umwe n'ibindi byo kurega gatuza iminsi yonyine izatuma mutuza kandi n'ubisi tarakaranga ntabwo ari igitangaza ahubwo irimo kumushakira ibirunga sante sana na za tayari so ibihe byiza rero wabanye natwe wowe wahisemo kubana natwe ngiye mbarimo gusoza umwaka ngenda ndabura abasane bagenzi banjye ejo ntazajya no mpamagara yarabonye ikiganiro agashaka kurega gatuza wirega gatuza no way so far amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba naho rirengera n'umujyi wa Kigali ndetse na diaspora ndabakunda bya hatari wowe utwifuza kubaho wowe utwifuza ko dutera imbere uri umuntu w'ingenzi kandi w'agaciro nomero ni 0788445685 idolari rimwe rirahagije tukigura ibikoresho nkajya nkomeza mbasukamo iki kigega cy'ibyishimo ikiziba cy'ibyishimo mbibutsa uko ibihe byagiye biza njye ndashaka gukora ikiganiro documentaire nkahera 2-3 ntangiye kumva umuziki nyarwanda nkageze uyu munsi nutisanga kuri yo list uzambabarire uzihangane nta kizabakoze so ndabakunda mbahoza ku mutima subscribe twagiye